musengera hehe? Okay, murakoze cyane. Allo? Mwese baje kubasuhuza. Allo? Allo? Mwese baje kubasuhuza. Ariko kubasuhuza ishimye cyane kuko mubamo Uwiteka Imana yacu turayubaha cyane, turayikunda cyane. Imana yaremye byose, irema byose, yaturema. Yego. Aho nagira ngo munsobanurire tuzi yuko Imana Satani tuvuga ngo yari mu marayika w'Imana cyane. Baza gutandukana. No kugira ngo itandukanyirizo ry'Imana na Satani twumvishe ko habayeho ibintu byinshi, Gahini, Abeli bagirana nabi, urumva? No kugira ngo twe tumenya ko Imana na Satani byagenze gute, kugira ngo tumenye ibyo ari byo neza. Ikindi navugaga iki kibazo mangiraho cyane, mwe mwabyumvisira kibazo mwacyumvisira. Satani n'Imana batandukanye gute, byagenze gute? Byagenze gute? Kuko kumva yuko Satani yari mu marayika w'Imana cyane, babashakaga no kugirana ibiganiro kenshi, bagirana n'ishyaka, baganira, urumva? Murimo kumwumva cyangwa wenda murimo kumwumva? Nina yego. Satani n'Imana. Yego. Satani ngo yari umumarayika w'Imana. Yego. Yego. Ariko haza kubaho wenda nimwe byo mu bisobanurire. Kugira ngo twumve itandukanyirizo ry'Imana na Satani. Kugira ngo Satani tumumenye n'Imana. Yego. Icyo ni ikibazo cya mbere, ni icyambere cyo gusobanuza. Yego. Tumenye ngo Satani n'Imana, which difference between Satani and God. Ikibazo cyabaye hagati y'Imana na Satani, kugira ngo yego. Hanyuma nukugira ngo tumenye burya iyo wigisha ugomba no kugira etape par etape. Tubanze dusubize icyo ngicyo. Yego. Ikibazo cyabaye hagati y'Imana na Satani. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona Waislamu Waislamu sasa ngao dukonje nuko harakabeho. Unafikiri mvua ilibamwangikia wagira ngo imvura ngo yababwiye mchangamuke. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tushimire Allah kutokana na uwezo wa leo kutuwezesha kufika hapa. Allah dushoboje kuba twageze hano amahoro. Tumepiganisha muda mrefu, twagerageje gushakisha amasaha maremare nyine tushaka tugere hano, turudishe nguvu ya dawa hapa kugira ngo hano nibura hagaruke ubusiramu bwo tubona ngaho abasiramu bamaze kuba bakeya. Na vile misikiti imefungwa misikiti uburyo kugenda ifungwa bitewe n'ibibazo mwumvishe mu gihugu bihari, lazima tupite mahali pote twende tunakumbusha wao. Birashaka kugira ngo tujye tunyura buri hantu kugira ngo abasilamu tubakangure kugira ngo nibagire ngo ubusiramu bwarazimye burari.
Tena tunashukuru wenzetu wahubiri wanatutangulia. Reka tunashimire ababwiza butumwa bamaze kwigisha hano mukanya. Wenyewe walisoma misomi ya Qur'ani. Ara basomye Qur'ani. Na wenyewe wanafundisha Mungu moja. Na bigishije gusenga Imana imwe rukumbi. Tushukuru na ndugu yetu anapata nafasi ya kutuliza. Reka dushimire n'umuvandimwe wacu wabonye umwanya wo kutubaza ikibazo. Kwa kweli swali yako mukuri ikibazo cyawe muvandimwe haiombe mambo marefu. Ntabwo bisaba ibintu birebire. Hakuna kitu Qur'ani imeacha. Nta kintu na gito Qur'ani yasize. Kutokana na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bitewe nyine n'ubushobozi bwa Allah. Na shetani unauliza. Na satani wavugaga. Sisi Waislamu. Twebwe Waislamu. Mwenyezi Mungu tunamjua. Allah turamuzi. Na huo shetani tunamjua. No satani turamuzi. Kuachana kwao. Kwa uburyo batandukanye. Tuko nayo ndani ya Qur'an. Dufite muri Qur'an. 7:11 Qur'an. Surati Al-Araf. Naam. Karindwi umurongo wa 11. Haranditse agira ati. Nataka ndugu yangu afuatilie vizuri. Mushaka ukurikire neza hari ikintu mwarimu. Yagiye avuga ngo satani yahoze mu bamarayika. Kuba yarahose mu bamarayika. Muri Islam bivuze ko satani yari umumarayika. Qur'an kana minal jinni. Fasikana amri rabbi. Yahoze mu majini nkuko Qur'an iza kwigaragaza. Satani la ya'suna Allah ma amara. Abamarayika bajya bagomera Allah kubyo Allah yabategetse. Amajini n'abantu bananiranye. Abamarayika tu wo icyo bakora rukumviranye gasani wabo. Sobera Qur'ani uko umubyiye. Sama mu byukuri twarabaremye. Unasikia Mwenyezi Mungu anazungumza. Allah aravuga ati kwa kweli ukuri tuliwaumba twarabaremye hanyuma tubahishisho tukawapatia masura. Allah aduha amashusho meza. Kila mtu yuko na sura yake. Buri wese afite ishusho rye Imana yamuremanye. Lakini mimi nanishangaza byari rimwe ngo bijya binangaza. Nasikia watu wanakwambia ugasanga barakubwira dusana Imana. Ngo dusana Imana. Tunafanana Mungu. Ngo dusana Imana. Sasa Mungu atakuwa na masura ngapi? Imana izagira amashusho angaye. Mimi nina sura yangu. Ngiye mfite ishusho yanjye. Na kichwa wangu. Mfite n'umutwe wanjye. Na majigo yangu. Mfite amajigo yanjye. Sasa na huyu naye. Nanjye angaha. Anaka kichwa kake. Mfite agatwe kanjye. Angalia Waarabu. Ureba Waarabu. Wana rangi yao. Bafite ibara ryabo. Sasa kati yetu. Hagati yacu. Na wenyewe wasio rangi yetu. N'abandi tudafite ibara rimwe. Wanani wanafanana Mungu? Ni bande basa n'Imana. Kweli? Koko. Mungu anafanana wanaume na wanawake. Imana isa n'abagore cyangwa isa n'abagabo. Ana masura ngapi? Imana ifite amashusho angahe? Kila mtu Mwenyezi Mungu alimpatia sura yake. Wese Imana yamuhaye ishusho rye. Endelea andiko. Imana irangije ibwira abamarayika iti Mwenyezi Mungu akapita naambia wamalaika hivi. Imana itibye abamarayika iti ngomere Adamu. Ngomere Adamu. Wamkurubie Adamu. Yego. Barubama. Malaika tayari wakasujudu. Biblia kubwiye abamarayika la ya'suna Allah ma amarahu. Bajya bagomera Allah kubyo yabategetse. Bayise bakurikiza iteko ry'Inyagasani. Uretse Iblis. Ariyo shitani. Kama huyu Ibilisi Ariyo satani ni shetani. Yari satani. Sio malaika. Ntago malaika. Endelea. Ntago yari mu bubani. Ntago yari mu bubani ni igisubizo bigaragaza ko atari mu bamarayika. Kabisa. Ntago yari mu bubani. Shetani hakuwahi kuwa malaika. Yigeze malaika. Hakuwa kuwa malaika. Ntago yarikize kuba umarayika rega birizwi isobanura inyuma nakomeze. Endelea. Aravuga ati Imana iravuga iti niki kikubujije kuwamira icyo nategetse. Arasubiza ati swali Mwenyezi Mungu anamuuliza huo Ibilisi. Uwo Ibilisi wayaze kubama. Imana Yesu mubaza iti kuki waze kubama? Niki cyakubujije kubama nategetse ubame rugo dawe kumwe n'abamarayika? Sawa. Aravuga ati Shetani yego nge ndi mwiza kumurusha. Unasikia? Shetani anamjibia Mwenyezi Mungu. Satani mimi ni mzuri kumzidi huyu mwanadamu. Jewe ndi mwiza kurusha uno Adamu dutegetse ngo tumwubamire. Impamvu wandemye mu muriro. Unamsikia Shetani? Sababu mimi siwezi kunyenyekea huyu. Impamvu je ntakubamira uno Adamu. Mimi Ibilisi. Jewe Ibilisi umeniumba kutoka kumoto. Wandemye umomoye mu ndimi z'umuriro. Endelea. Bisobanuka ngo abantu
shitani yaremwe mu ndi mu rurimi rw'umuriro shashi ry'umuriro abamarayika baremwe mu rumuri naye agira ati wandemye mu muriro umurema mu cyondo kugira amasoko neza iyo za kuba satani yari umumarayika yari kubyira Imana ati ndemye mu rumuri reka yavuze wandemye mu muriro kuko amakindi niyo aremetse mu muriro sawa aravuga ati gusohokemo nibikwiriye kubwikuzamo sohoka mu by'ukuri ubaye mu basuzuguritse aravuga ati nigiye kuzageza igihe bazazurirwa Imana iravuga iti bose uri mu barindirizwa aravuga buretse gato aho ngaho Imana ikimara kwirukana satani wundi ntabwo yitwaga ngo satani bisobanura buri kigometse cyose ku mategeko y'Imana icyo gihe yanga kubamira Adamu Imana ikagira sohoka nibwo yahise yitwa satani wese za satani. Mimi nadhani katika majibu kwa swali umeuliza ngira ngo ikibazo bashije muvandimwe umejibiwa. Icyo gihe cyasobanutse uburyo satani yaje gutandukana n'Imana amwirukana mu ijuru aza hano ku isi aza kubicegeragezo hano yaramaze gusukana Adamu Imana iza kubarira Adamu satani we yaje gusaba Imana imbabazi asa Imana iti ngo Mana ndagusaba uzame kuba igihe kirekire Imana iti genda uzaba kugeza igihe nageneye wese arayira ati Imana ni wowe unyobeshe uno Adamu utumye mva mu ijuru nzamwicara imbere mwicara inyuma mwicara iburyo n'ibumoso n'abazamukomoka bose sizemera kujya mu muriro njyenyine. Ubwo rero nicyo kigeragezo dufite hano ku isi cya satani ko agomba kutugendaho igihe cyose bavandimwe. Ari kibi kibazo ufite? Ikibazo ufite cyo cyumvikanye uvandimwe cyumvikanye icyo ngicyo tambuka ngwino tambuka sawa ntabyo na kibazo umusange yari ikindi kibazo oya bena ni allo vuga itandukaniro rya satani n'Imana mume poete nziza urumva nziza iri samari mu buryo bwita nasobanuka kuko njyewe nabashije ni kubera iki mwambwiye ngo ntago kigeze aba umumarayika w'Imana noneho aha ku isi niho satani afite imbaraga nyinshi yego allo turakumva satani hano ku isi niho afite imbaraga nyinshi nababwiye ngo mume puwe isobanura neza hano niba ngibi murimo kwigisha kugira ngo tumenye Imana yego tuzi yuko ishobora byose nubwo kuba kuvuga niyo urumva gushoboza kuvuga ni inshoboza yego ariko ngewe nzi ko nyivuka numvise yuko satani yari umumarayika w'Imana satani barumvikanaga ari babiri no kuremwa noneho kubera iki hano kuri uyu mubumbe w'isi uyu mubumbe w'isi kuki satani ari we ubona yuko afite imbaraga cyane kwa mikrofoni turudilie na maneno kwa explanation vizuri. Ndugu yangu uvandimwe rero nadhani ni wewe umeshindwa kufuata vizuri andiko. Ni wowe wananiwe gukurikira inyigisho cyangwa inyandiko twatanze. Sababu gani? Kubera iki? Wewe swali yako wowe kibazo cyawe kwanza umetuuliza watubaje uti tofauti ya Mwenyezi Mungu na
na shetani. Itandukaniro riri hagati y'Imana na Satani. Na ukatuuliza Unatubaza uti namna gani waliachana? gute Imana na Satani batandukanye? Na shetani alikuwa miongoni ya malaika. Satani ngo yari mu bamarayika. Tunakuonesha katika imani ya Kiislamu. Bakoretse ku byerekeye imyemerere ya Kiislamu. Shetani Satani hakuwahi kuwa malaika. yigeze aba umumarayika. Sababu gani? Kubera iki? Abamarayika waliumbwa kutoka katika nuru. Baremwe mu rumuri. Hiyo ni ya kwanza. Ni cyambere. Shetani na majini Satani waliumbwa kutoka katika moto. Satani nuri kandi kuko yari jini bakobo baremwe bikomotse mu muriro. Hiyo ni dalili ya kuonesha kama shetani sio malaika. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Satani ntago yari umumarayika. Kama vile sisi watu Muko twega abantu hatuko malaika. ntago turi abamarayika. Sababu gani? Kubera iki? Tuliumbwa kwa udongo. Twaremwe mu vumbi mu gitaka. Adamu papa wake akaumbwa na udongo. Imana imurema yamukomoye mu ibumba. Imana ifata icyondo iragiti. Ndio sababu sisi watu hatuko malaika. Niyo bavuga abantu turi abamarayika. Malaika naumbwa kutoka katika mwangaza. Abamarayika baremwe mu rumuri. Shetani anaumbwa kutoka kumoto. Satani Imana yamuremye imukomoye mu muriro. Na sisi watu tunaumbwa, Adamu kaumbwa kutoka ku udongo. Papa wacu Adamu akomoka mu gitaka, natwe inkomoko yacu ni mu gitaka. Shetani sio malaika. Satani si umumarayika. Hiyo ni ya kwanza. Icyo ni icyambere. Cha pili, icya kabiri, huyu Satani ameumbwa kutoka katika moto. yabumbwe cyangwa yaremwe baturutse mu muriro. Ana nguvu, afite ingufu. Yenyewe waliumbwa kutoka ku moto, bikomotse no ku muriro. Sio kama mtu anaumbwa kutoka ku udongo. Ntabwo ari nk'umuntu ukomoka mu gitaka. Ndio sababu niyo mpamvu wakati alikataa kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu, igihe yagaga kubamira Adamu gutegeko rya Nyagasani, Mwenyezi Mungu akamfukuza. Imana itimwirukana mu ijuru, akamteremusha. Imana imumanura ku isi. Yeye amekwambia hivi, yeye nakubwiye nti akamuomba Mwenyezi Mungu. Satani akimara kwirukanwa mu ijuru, Yesu aza asaba Imana, ntiyasabye imbabazi. Akamwambia hivi, asabye Imana, sababu umenifukuza hapa tu ya huyu Adamu, Mana unyirukanye hano mu ijuru kubera ono Adamu, naenda duniani, nanjye ngiye ku isi, ntasimama nyuma yake, nzahagarara inyuma ye, ntasimama mbele yake, nzahagarara imbere ye, ntaenda kulia kwake na kushoto kwake. Hakuna kwenye utamkwepa shetani. Satani kugira ngo uzamukwepe keretse ukurikiye ubundi ni mwana bahanuzi uburyo baze bigisha no kumushobora. Hiyo ndio nguvu alikuja nayo. Izo nizo nguvu Imana yahaye Satani kugira ngo kugeza igihe Imana yagendeye agomba kubaho. Na ndio sababu anazungurusha binadamu akili. Niyo mpamvu ni uko Satani yirirwa avuruga abantu mu mitwe yabo. Hapo ndio nguvu yake iko. Ingufu ze ziraho ngaho. Kimeeleweka? Cyo cyasobanutse. Hari itandukaniro hagati y'Imana na Satani. Kirumvikana bahuriye abamarayika. Naam. Ushakiki icyo shaka baguhe yawe. Aha.